Tubahaye ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, tubashimira kuba mudukurikira. Ngiye kukwereka uko wakora pome fonda. Pome fonda ntabwo igorana, upfa kuba uzi tekinike nk'iyi ngiye kukwereka. Tekinike nziza ngiye kukwereka uzajya ukoresha kugira ngo ubone pome fonda ziri caramelized, zifite ibara ryiza kandi zisa neza zinahiye. Hari igihe abantu bateka pome fonda ugasanga ntihiye, yashiriye, nuko baba bakoresheje tekinike itariyo. Kurikira ino tekinike, pome fonda yawe izagiza ifite golden brown color. Fata ikirayi cyawe ucyoze neza, numara kucyoza neza nkwereke uko uri buze kugikata. Ushobora nanone kugihata ukagikata wagihase, kubera ko biriya twatiriminze tuba dushaka kubikoresha nko muri potato pire cyangwa se ukabikoresha mu isupu. Uratirimingaho igice kimwe, wongere n'ahandi ku ruhande ukate, ufate kuko ikata ifite size ya pome fonda ushaka gukora, ushyireho utsindagire. Hanyuma numara gutsindagira, kuko ikata iraguha ikirayi gikase neza utiriwe ujya kuruha mu bintu byinshi. Nurangiza ufata akuma utirimingeho neza ikirayi cyawe, ugihe design uruhande rumwe. Hariya duhaye design niho haraba hareba hejuru. Urabona ko hano dufite ikirayi gikase neza. Ibirayi byawe ugiye gukoramo pome fonda byose ubikate muri iyi forume, bibe bifite size ingana, bifite na forume imwe. Urabona ko gikase neza, kimeze neza. Hanyuma urabona gifite design nziza hejuru. Ibyo urakata byose bize kuba bingana gutya. Nurangiza ubyoze, usukemo amazi ubyoze. Numara kubyoza ufate bata ushyire ku ipanu. Numara kuyishyira ku ipanu urambikemo bya birayi, ubi browninge impande zombi, ubi browning. Nurangiza ushyiremo twa rosemary. Hanyuma numara kubi browninga bimaze gufata akarangi, ubishyire mu ifuru. Wasizemo stock igeze muri 1/2. Stock uyigeze muri 1/2, nurangiza wohereze mu ifuru iminota 10. Hanyuma utestinge urebe ko byahiye, ujombamo umushito. Numva umushito umanutse wihuta, ubwo biraba byahiye, ubivane mu ifuru. Urabona ko hano pome fonda zacu zimeze neza, zifite ibara ryiza kandi zahiye. Ibanga nta rindi ni ukuzibrowninga neza utazishirije. Warangiza ugashyiramo uturungo, rosemary na thyme, salt and pepper. Hanyuma ugashyiramo stock igeze muri 1/2 cyabyo, kohereza mu ifuru iminota 10. Cyangwa se iminota ushobora kuba mike cyangwa ikanarenga bitewe n'uko ifuru yawe ishyuha. Urabona ko dufite pome fonda zisa neza, zimeze neza. Urazifata uzivane muri ya stock, hanyuma uzishyire ku isahani. Izi pome fonda wazisavingana n'inyama, wazisavingana n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kuko izi ngizi nyine ni accompaniment. Izi pome fonda ziragenda nka accompaniment kuri dish runaka wowe wakoze. Ishobora kuba ari inkoko, ishobora kuba ari inyama ya beef, cyangwa ari ifi ushaka kuyisavingana. Urabona ko hano zisa neza rwose. Nukora pome fonda uzayikore muri iyi tekinike, ntukayishirize, uzareke ibe neza, ise neza, kuko yishiririye isa nabi igahumura nabi. Ahangaha iri guhumura neza kuko isa neza ku maso. Iriho akunyu gakoze n'aka black pepper. Iri guhumuraho butter, rosemary na thyme. Abari gukera uzajya ubigenza, ubundi pome fonda zawe zize zisa neza, zimeze neza. Hanyuma
urabona ko zisa neza, ziraryoshye, zirahumura. Reka dutesitinge twumve uko zimeze. Urafata icyuma cyangwa se kuto n'ifurusheti dutesitinge twumve uko bimeze. Urabona ko imbere pome fonda rwose yahiye, imeze neza, nta kibazo ifite, urabona imeze bien. Delicious. Yuzuyeho impumuro ya bata, rosemary ndetse na thyme. Mujye muyikora mutya, ubundi muzambwira muri comment. Mwakoze kubana na Hospitality TV Rwanda. Yari Chef Teacher nk'ibisanzwe, naho muri video ikurikira.